Ndabasuje nanone bakunzi ba Benigras TV. Aka kanya ndagarutse kugira ngo twongere tuganire ku ndwara cyangwa se ku mpamvu bamwe bagiye bambajije zituma umuntu bamubaga cyangwa se umubyeyi afatirwa decision yo kubagwa na muganga. Mu mpamvu zishobora kuba zatera umuntu kumubaga kandi wenda we yarazi ko arabyara neza. Izo mpamvu rero zirahari ariko ziterwa na muganga. Gusa nanone niba utarabagwaho nagusaba ko wategereza umwanzuro wa muganga. Hari abantu benshi bakunda kuza kwa muganga bavuga ngo ntabwo bashaka kujya ku bise bagasaba kubagwa, ariko burya ntabwo ari byo. Ubishoboye wategereza muganga akaba ariwe wifatira umwanzuro, kuko nawe abagukurikirana ashobora kuba yafata umwanzuro wa nyuma wo kuvuga ati nta kundi reka tumubage. Hari impamvu nyinshi, hari ingaruka nyinshi zishobora kuba ziterwa no kuba wakihitiramo kubyara ubazwe, ariko ntabwo ari byo nateguye kuvuga muri aka kanya. Turimo tugiye kureba impamvu zituma umuntu abyara bamubaze. Mu mpamvu zitandukanye zituma umuntu abyara bamubaze ni izihe zishobora gutuma muganga avuga ati tugiye kubaga umuntu, dufashe umwanzuro wo kubaga umuntu. Mubyumve ko niba ari ukubaga ni ukubaga nyine, kubaga ni ukubaga nyine. Niyo mpamvu muganga yagiye gufata umwanzuro, ni uko ibindi biba bitagishoboka. Muri izo mpamvu rero, impamvu ya mbere ishobora gutuma akubaga mu gihe wenda wari uzi ko ushobora kuba ugiye kubyara neza, ni uko iya mbere ni uko umwana ashobora kuba ufite inda irengeje amezi 9 n'ibyumweru 2. Iyi ni impamvu ya mbere ishobora gutuma muganga afata umwanzuro wo kukubaga. Icyo gihe ingobyi iba yitwa ko yashaje, itagishobora kugaburira umwana, ndetse ishobora kuguteza ibibazo. Iyo ni impamvu ya mbere ishobora gutuma umubyeyi muganga afata umwanzuro wo kumubaga. Impamvu ya kabiri ni uko ushobora kuba umaze amasaha arenga 12 uri ku bise. Nabwo muganga ashobora kuvuga ati dufate umwanzuro wo kumubaga, kubera yuko ayo masaha akomeje kwiyongera ashobora guteza ibibazo byinshi bitandukanye. Iyindi mpamvu ya gatatu ishobora gutuma muganga afata umwanzuro wo kubaga umugore ni uko umwana ashobora kuba ananiwe, cyangwa se umutima w'umwana utarimo uratera neza. Umutima w'umwana utarimo uratera neza, yego, icyo bita umutima w'umwana utari gutera neza, cyangwa se atari guhumeka neza. Ni ukuvuga ngo icyo gihe muganga ashobora gufata umwanzuro wo kuba yabaga umubyeyi kugira ngo aramire umwana, aramire n'umubyeyi. Iyo ni impamvu ya gatatu ishobora gutuma umuganga afata umwanzuro wo kukubaga. Impamvu ya kane noneho ishobora gutuma umuganga afata umwanzuro wo kukubaga ni uko umwana ashobora kuba yitambitse mu nda. Ushobora kuba ufite umwana yitambitse mu nda cyangwa se yicaye mu nda. Ibyo biba bigoranye, gusa nanone abana bicaye mu nda bose ntabwo ariko batavuka, ariko nanone ni risike kuba bategereza ko ubyara neza, kuko biba bigoranye. Ubundi umwana iyo avuka acuramye, asohoka acuramye. Niyo pozisiyo nziza y'umwana yo kuba yavuka neza, baba bategereje nta kibazo. Iyo ni impamvu ya kane. Impamvu ya gatanu ni uko umwana ashobora kuba ari munini, hejuru y'ibiro 4 n'igice. Umwana aba ari munini, ku buryo gutegereza ngo umwana aravuka neza bishobora kugorana. Impamvu ya gatandatu rero ni uko umubyeyi ashobora kuba yahuye n'ikibazo n'icyo bita yazamuye umuvuduko w'amaraso, ibyo twita preeclampsia cyangwa eclampsia. Nayo ni impamvu ishobora gutuma bafata umwanzuro wihuse wo kukubaga kugira ngo baramire umubyeyi n'umwana hakiri kare. Iyo ni impamvu ya kangahera ya gatandatu. Impamvu ya karindwi ni uko ingobyi ishobora kuza imbere y'umwana.
iyo nayo ni impamvu ishobora gutera iyo ni impamvu ishobora gutera muganga gufata umwanzuro wo kukubaga kandi wowe utari ubyiteguye. Impamvu ya munani noneho ni uko umubyeyi ashobora kuba ari kuva cyane, bikaba byamutera kuba yagira ingaruka kuri we n'umwana, bigatuma bamubaga. Impamvu ya munani ni icyo bita placenta previa. Placenta previa ni ukuvuga ngo uko ingobyi nanayivuze, ni ukuvuga ngo ingobyi hari igihe iza mbere y'umwana bikaba byatera ikibazo cy'uko umubyeyi n'umwana bashobora kugira ikibazo. Ibyo ni impamvu nayo yihutirwa yatuma umugore bamubaga. Indi mpamvu yihutirwa ni uko ifatika yatuma muganga afata umwanzuro wo kubaga umubyeyi ni igihe umubyeyi afite ibibyimba mu nda. Ushobora kuba ufite ibibyimba mu nda, cyane cyane abantu bafite hejuru y'imyaka 45, ababyeyi bafite imyaka 45 kuzamura, hari igihe baba bafite ibibyimba mu nda. Iyo mpamvu nayo ishobora gutuma muganga afata umwanzuro wo kukubaga kugira ngo agabanye impamvu zishobora kuba zatuma ubura ubuzima cyangwa se umwana akaburira ubuzima. Indi mpamvu yatuma umuganga afata umwanzuro wo kukubaga, ushobora kuba utwite impanga nazo zishobora gutuma bakubaga. Ryari? Iyo hari igihe umwe aba acuramye ariko undi yicaye cyangwa yitambitse, icyo gihe ntabwo abasha kuvuka. Rero icyo gihe bafata umwanzuro wo kukubaga kugira ngo baramire bwa buzima bw'abana bombi n'ubw'umubyeyi. Iyo nayo ni impamvu ishobora gutuma wabagwa. Niba wumva ikiganiro cyanjye hari ikintu kigufashije, nagusaba gukora hariya hepfo kuri subscribe, ugakora kuri like, ugatanga share na comment, ukandika na comment kugira ngo tujye dukomeza mu buzima bwa buri munsi. Indi mpamvu ishobora gutuma umubyeyi bamubaga mu bintu atari yiteguye ni ukuba atwite impanga nazo nari mbabwiye ko ziri mu bintu, umwe ashobora kuba acuramye undi yitambitse. Indi mpamvu ikurikiraho nanone ishobora gutuma umubyeyi bamubaga ni uko yaba afite icyo bita iterisi cicatricielle. Ni ukuvuga ngo iyo ubyaye warabazweho cyangwa se warigeze kubagwaho, akenshi ufite amahirwe menshi yo kongera kubagwa. Cyangwa se iyo ubyaye umwana atararenza imyaka 2, biba byiza iyo wabazweho gukurikiza umwana arengeje imyaka 2, nibwo bishobora kuguha amahirwe yo kuba wabyara neza, bashobora kuguha amahirwe yo kubyara neza. Ariko mu gihe utaruzuza imyaka 2 ugomba kubyara ubazwe, kuko ntabwo uba wemerewe kujya ku bise. Ushobora kujya ku bise hanyuma ugaturika, bikaba byatuma icyo bita reptile uterine, bikaba byaguteza ibibazo, yaba wowe yaba no ku mwana, mukaba mwahaburira ubuzima. Rero biba byiza yuko niba byarubazwe wajya ubyara mu gihe giteganyijwe, ukagerageza kugira ngo urinde ubuzima bwawe n'ubw'abana bawe. Indi mpamvu nanone ishobora gutuma umuganga afata umwanzuro wo kuba yabaga umubyeyi ni icyo bita base general matrice. Kuba waba ufite mu matako matoya, ntabwo kuba munyumve neza, ntabwo kuba umuntu uvuze ngo ufite mu matako matoya ni uko aba ari byibushye cyangwa se ananutse. Oya, hari ukuntu umuntu aba ateye nyine amagufa ye yo muri inzira umwana anyuramo ishobora kuba yegeranye ku buryo cyangwa se itameze neza, idateye neza ku buryo byatuma umwana atambuka. Icyo nicyo bita base general matrice. Ni ukuvuga ngo icyo gihe muganga iyo amaze gupima akabona yuko bitakunda kubyara umwana neza, icyo gihe nabwo arakubaga, bigasaba yuko akubaga kugira ngo akuremo umwana ari muzima, kuko kubyara neza ntabwo biba bishoboka. Izo rero ni impamvu zigeze kuri 15 n'abandi basobanuriye ishobora kuba zatuma bakubaga. Ndatekereza rero ko niba izo mpamvu zihari, muganga wategereza akabanza akihitiramo
akaba ari we ubwo yifatira umwanzuro wo kuba yakubyaza neza, kuko hari ingaruka nyinshi mu kuba wakihitiramo kubyara. Izo ngaruka mukeneye kuzimenya, mwanyandikira muri comment, hazazibabwiraho mu magambo arambuye, nkababwira ingaruka nyinshi zishobora guterwa no kuba wabyara bakubaze. Niyo mpamvu rero nasoza nsaba nanone abantu bashyashya batarakora subscribe, baba bakunze ibiganiro byanjye, ko bankora subscribe bagakanda kuri like, bagakora share na comment, kuko ibyo ntacyo bitwaye, nta mafaranga bisaba, ni ubushake gusa kuba watera inkunga umuntu, inkunga ikomeye, hanyuma tukajya dukomeza kubana mu biganiro kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byanjye bya buri munsi, yaba iby'ubuzima yaba n'ibindi nkora. Ndabashimiye rero abantu barushaho gukurikiza ikiganiro bakagisoza. Nibaza ko hari ibintu mukuyemo, babwiye impamvu 15 zishobora gutuma umubyeyi abyara bamubaze, muganga afata umwanzuro wo kumubaga. Hari n'izindi zishobora kuza zitungwa cyangwa se izindi muganga ashobora kubona. Mbabwiye iz'ingenzi, izindi nazo zirahari, ariko niwamenya izo ngizo nta kibazo. Ibyo ufite ibyo usigaranye mu mutwe, zisigaranyemo, utazajya wibaza uti se kuki ngewe bahora babyara bambaze abandi bakababyara neza, haba hajemo impamvu. Ndarangiza rero nshishikariza mama ko bagomba kugerageza kujya babyarira kwa muganga, kuko izo mpamvu zishobora kuza zitunguranye bikaba byakuviramo kubura ubuzima we n'umwana wawe. Niyo mpamvu rero mugerageze mujye mujya kwa muganga kwipimisha igihe utwite, ugatangira kwipimisha ukimara kumenya ko wasamye, kugeza igihe ubyariye bakagukurikirana ubuzima bwawe n'ubw'umwana wawe, kugira ngo uzabashe kubyara umwana umeze neza, nawe ugire ubuzima bwiza, ushobore no kurera abo ufite mu rugo, utabasiga badakuze, kuko abana iyo babaye imfubyi murabizi biba bibaye ikibazo. Iyo babaye imfubyi rero nawe ubigizemo uruhare, mwumva ko ataba ari byo. Niyo mpamvu rero mbasaba kujya mujya kwipimisha kwa muganga hakiri kare, bagakurikirana ubuzima bwanyu n'ubw'umwana wanyu. Ndabashimiye, murakoze. Niba hari ibindi bibazo mwambaza, iki kibazo nari nyibajijwe n'abantu barenga 4, niyo mpamvu nahisemo kuvanira mbasubize. Ubwo rero namwe hari ubundi nawe ufite icyo yambaza, hanyuma nkazaza nkamubwira agasobanukirwa ibyo atumva. Ndabashimiye rero, murakoze. Naho ubutaha zongera duhure mu bindi biganiro. Ubungubu twacumbikira ahangaha. Ufite ikibazo wanyandikira muri comment, ufite icyo ukeneye kumbwira wanyandikira muri comment, ufite inama wangira wanyandikira muri comment. Ndabashimira rero, murakoze. Naho ubutaha, bye.